Naho neza. Amazina yanjye ni Mukabasenga Anita. Nkaba ndi umufasha wa Twiringire Jean Martin. Nkaba ndi mama w'abana. Biragoye kugira icyo mvuga ariko birakwiye ko nanone mvuga. Reka dushime Imana bari twitaho uko bwije n'uko bukeye. Imana ni igitangaza, irahambaye. Ntabwo icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu, inshuti n'abavandimwe bakomeje kuza batugana badutabara. Tubashime, Imana ikomeze ibahe umugisha. Igisubizo wa mukobwa mukuru mwabonyemo umwana wa mukuru wanjye, ariko namufataga nk'umwana wanjye. Biragoye kugira icyo mvuga ariko birakwiye kumvuga. Reka nshime Imana ikomeje kubana nanjye, ikampa imbaraga. Ndashimira nanone mwebwe abantu mukomeje kuza mutugana, muza kudutabara, muduhumuriza uko bwije n'uko bukeye. Imana ibampere umugisha. Imana ni igitangaza. Ntabwo nabitekerezaga. Umuryango wanjye twari tubanye neza bikomeye pe. Navuga ko ari ijuru rito. Umugabo wanjye yankundaga, namukundaga. Byarenze kuba sheri. Abura kumwita ku buryo avuga ngo ni papa, kuko ni impano. Ntaruhuke, nziye kandi ibyiringiro ko nzamubona. Imana yaduhaye impano nziza, umwana w'umuhungu w'imfura yitwa Aruno. Aruno yari umwana udasanzwe, afite imico papa we. Yakundaga Imana. Papa we yarabateguye, ndabizi neza. Yarabateguye, nzamubona. Imana irongera iduha umwana wo atagize, njyewe yaranejeje. Iyo yagombaga kunkorera yarabikoze. Nubwo inzozi ze abashije kuzibona zirebesha amaso. Imana yamuruhuye, hari byinshi yamurinze. Uyu mwana afite amateka kuko yampamagaraga mu mazina yose. Yampamagaraga mu mazina yose. Yahamagaraga mama Aruno,
yampamagaraga mama Nene, yampamagaraga mama Titi, yari afite amazina menshi mpamagara, ariko ashingiye ku bandi bene nyina abona aho ngaho. Niko navuga gusa Imana babarinze, hari ibintu byinshi babarinze. Bakundaga papa wabo, bikundanye ngo birajyana, bakundanaga cyane. Gusa Imana imbabarire, amanje kwitotomba. Imana avuga ni kubera iki yemeye ko nsigara, ariko Imana ifiteho umugambi ukomeye, kuko papa wabo nanjye yifuje ko bagendana tugatahana, ariko ntabwo yabashije gukunda, atari ku mpamvu zinturutse, ari ubushake bw'Imana. Imana yateguye izi mpamvu, kandi nanjye ndaharanira, kandi ntashidikanya ko muri kiriya gitondo ngomba kubiharanira uko byagenda kose, kugira ngo hanyuma nkazabona. Kandi mfite kwizera pe. Ntiwavuga byinshi kuri bo, gusa sinabirangiza. Kenshi muri Kiranga njyewe ubundi amazina yanjye ni Nyiransenga Odette, akaba ndi mama wa Gisubizo Olivine. Gisubizo Olivine rero ibyo namuvugaho ni byinshi, ariko cyane ikintu cyarangaga Gisubizo Olivine yagiraga urukundo. Gisubizo Olivine yageraga igihe akatubwira ati mureke dusabane n'Imana. Gisubizo Olivine yakundaga Imana cyane. Gisubizo Olivine ni umuntu wasabanaga n'umuryango wose. Gisubizo Olivine, Mana, uburyo mbona yakundaga Imana, yakundaga Imana cyane, yagiraga imirimo myiza. Gisubizo yarafashaga. Gisubizo rero iherezo rye, ngewe nkurikije imirimo Gisubizo yakoze, ngewe kube amaso yanjye n'ay'umubiri, ariko ndi kubona Gisubizo pe agize iherezo ryiza. Kandi hari n'igihe Imana ye yonyine niyo izi uruhande Gisubizo aherereyemo, ariko njye ndabona Gisubizo Imana yabimuhaye ubugingo. Njyewe ndi nyina, uwo bita Marite yari muramu wanjye nkunda cyane. Muramu wanjye Marite yaduhaga inama, muramu wanjye Marite yasabanaga, muramu wanjye Marite yakundaga Imana cyane. N'abana babo Marite ni muramu wanjye, nkaba mwene nyina w'umudamu wa Marite. Ubu rero nanjye ndimo ndaharanira kugira ngo ngire imirimo myiza, ku munsi w'umuzuko tuzabonanire mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze.
anyita Nshimiyimana Jacques. Twiringire Marite akaba ari mukuru wanjye, akaba twarabanye neza, akaba yaratureze neza. Urupfu rwa Twiringire Marite n'abana be rwanyibukije urupfu rw'aba data. Aba data bapfiriye umunsi umwe ari batatu. Twiringire Marite araturera, yaradukujije, yaragize ahantu atugejeje, atugira inama, twakosa akaduhana, akatwereka uburyo bwo kunyuramo, inzira nziza zo kunyuramo, adukundisha Imana. Kubw'izo mpamvu rero araducitse, aragiye kumwe n'abana be yari yarabyaye ko ari batatu. Twiringire Marite ku wa kane naho twari turi kumwe, hari ikibazo twari dufite mu rugo nk'umuryango. Arambwira ati ndabyibuka ataha nimugoroba, nibwo yambwiye ati rero urabona tumaze kugera mu myaka za bukuru, iyo umuntu arengeje imyaka 40 hari byinshi agomba kwitondera, hari ibibazo agomba guhura nabyo, akamenya nuko agomba kugira uburyo yabyitwaramo. Ati rero imyaka yacu ntabwo akiri ya myaka ya gisore no kureba kure. Ndamubwira nti ko bimeze. Nayo magambo duheruka kuvugana, ngiye kumva numva inkuru saa 10 ku Sabato ngo birarangiye. Kubyakira byarangoye, ariko sinzi. Mbere rero cyaje kumbabaza ni uko agiye n'umuryango umukomokaho wose ukaba ugiye, akabura n'umwana n'umwe wasigara ngo wenda natwe nka ba se wabo tuzamurere, tuzanahure tumwibukira ku byiza se yadukoreye. Imana ibakire. Nzi ko Twiringire Marite ntacyo atakoze, nta muntu w'umuryango n'uri n'umwe yigeze agirira nabi. Twese yatugiraga inama, tubuze intwari mu muryango, tubuze umujenama mu muryango. Umuntu wagira ikibazo cyose cyabaga ari ngici, akagerageza kugikemura, ariko Imana yarebye ibona hari ibibazo byacu atakomeza kubyihanganira, iramutwaye. Niyigendere, Imana izamuheruka rudashira kumwe n'abana be. Murakoze. Yesu nashimwe. Njyewe uri imbere yanyu nitwa Usabwimana Samuel. Ngiye kubaha ubuhamya bw'uwo bita Gisubizo Olivine. Gisubizo Olivine ni mubyara wanjye, abyarwa n'uwo bita Ntamitondero Celestine, akaba Celestine ari marume wanjye. Gisubizo Olivine twamenyanye nkuze, ubwo najyaga kubasura namusanze mu rugo. Nagize amahirwe, yari yavuye ku ishuri ari mu biruhuko. Niwe muntu wabashije kunyakira, anyakirana urugwiro, n'abagize umuryango nabo bari bari mu rugo, ariko nabo twaraganiriye bafatanya nawe kunyakira. Niyo Gisubizo Olivine ni umukobwa warangwaga n'urugwiro, yagiraga urukundo, agira ubushake, umurava. Icyo mwibukiraho ni uko wamuhamagaraga umukeneye, ntibibe ngombwa ko usubiramo, ahubwo we yumvaga rimwe. Noneho tugarutse k'uyu muryango wa Tuyiringire Jean Marite, akaba musanzire wa marume, nawe yatabarukanye n'abana be
batatu. Nawe mfite ibyo namuvugaho. Jean Marite yari umubyeyi mwiza, sinjye wabivuga gusa, abaturanyi, abavandimwe n'inshuti z'umuryango nabo babihamya, ndetse n'abandi bantu babanaga mu mirimo ya buri munsi. Rero Jean Marite yari umuntu mwiza, yagiraga umutima wo gufasha, yari umubyeyi buri wese uri hano yafatiraho urugero. Jean Marite yagiraga ibambe, yagiraga ineza, ngiye kuvuga ibyiwe twakandika ibitabo, gusa nshima ineza n'urukundo yagiriye abantu babanye, kandi ku byiringiro dufite by'uko hazabaho umuzuko, nshimishwa n'uko tuzongera guhura n'abacu twakundanaga mu gihe cy'umuzuko, kandi kugira ibyiringiro ni byiza, tuzongera tubone abacu twakundanaga. Murakoze. Muri uyu mugoroba, mbere yo kugira icyo mvuga, mbanje kubashimira mwese mwitanze mukaza kutuba hafi kuva umunsi mubi watubaho, muri iyi minsi mibi yari itugoye, kugeza uyu munsi mukidufata mu mugongo. Ndabashimiye, ndanabasuje, amahoro y'Imana n'abana nabo. Icyo navuga kuri musaza wanjye, ntabwo njye namufataga nka musaza wanjye, namufataga nk'umubyeyi wanjye. Ni umubyeyi wanjye, ni umubyeyi wa twese, yari adufitiye urukundo, si twe gusa, famiye yose, abavandimwe, abaturanyi, mbese abantu bose ku ruhande, abo basengana, yari umumaro kuri twe. Musaza wanjye namukundaga by'intangarugero. Musaza wanjye namukundaga, cyo namwifuriza, ndagusezeranya ko nzihangana, nkore, ngerageze kugera ikirenge mu cyawe, kugira kuri wa munsi nzongere kukubonaho. Icyo navuga ku bana bacu, abana bacu nabakundaga, abana bacu bari ingenzi kuri twe. Orunura wanjye warankundaga, Aruna wanjye wamvukiye mu maso, narabarezi, nabakundaga, sinari shangazi wanyu, mwari barumuna banjye. Ndabakunda cyane, nzaharanira kuzongera kubabonaho kuri wa munsi w'umuzuko. Icyo ngusaba Mana, uzanshoboze gukora ibyiza kugira tuzongere tubona. Demaye wanjye, ntabwo wari demaye wanjye, ntabwo wari muramukazi wanjye, wari umubyeyi wanjye, wari umubyeyi wanjye. Ku munsi wa mbere ukigera mu rugo rwacu, twarabanye, umba hafi, umfata nk'umwana wawe. Nzagukunda kugeza ku munsi wanjye wa nyuma ku buzima bwanjye. Icyo nshimira Imana yanze ko tuzimangatana, yashimye ko musaza wanjye, papa wanjye, ari we rwibutso yadusigiye, niwe maraso yadusigiye. Nzagumana nawe kugeza ku munsi wanjye wa nyuma. Icyo nshimira Imana, nimugoroba wampamagaye urambwira, inagisanga hino hano, twakundaga kunyita, ndaza, uranyicaza, urambwira uti, mwana wanjye, muhumure, sinzabata, sinzabatererana, sinzabahana, mu bibazo byose turi kumwe, sinzigera mbasiga,
tuzaharanire kubona amaraso yacyo. Niyo maraso Imana yadusigiye. Icyo nagusezeranya, isezerano wampaye, Imana izagukomeze, ntukadutenguhe natenguha. Murakoze, ndabashimiye. Yewe nitwa Niyonsaba Providence, abandi mushiki wa Marite. Marite aramukurikira ubwa gatatu, ni imfura ya mama. Ni njyewe n'umukobwa yashatse mbere, ni nanjye imfura yabo w'umukobwa. Marite kuva mu busore bwe yambaye hafi, akambana, akambunda. Marite yari inshuti yanjye y'akadasohoka. Yangiraga inama mu buryo bwose bushoboka. Marite bigera aho ashaka umugore. Umugore we turabana, tubana neza, nta kibazo n'iki na kimwe yigeze kigirana. Ndi gushima Imana ko umugore wa Marite yasigaye. Nubwo Marite yajyanye n'umuryango we, ntabwo yadusize twenyine, yadusigiye incungu y'urugo rwe. Tuzabana nawe, tuzamuba hafi, azatuba hafi mu buryo bwose bushoboka. Abana be nageraga hano bakanyakira neza, bakamenya ko ndi nyirasenge, bakanganiriza, umwe akanyicara impande, undi akanyicara impande, tugaparura, tukumva turishimye. Imana ibakire mu bayo. Nitwa Kwihangana Pauline. Ndanje gushima Imana n'abantu bose bari aha ngaha baje kudutabara, bamaze iminsi hano guturuka twakubitwa n'inkuba kugeza uyu munsi. Ndi Kwihangana Pauline, Marite akaba inshuti magara yanjye, umuvandimwe, musaza wanjye. Yarasobanuye byinshi kuri njye. Njye na Marite twari dufitanye umubano wo hejuru, byagera ku rugo rwanjye n'umugabo wanjye n'abana banjye bikaba akarusho. Ntabwo turi gutekereza uburyo tuzabaho tudafite uriya muryango, yaba abana, yaba papa wabo. Marite ni wa muntu twahuzaga ku buryo icyo twabaga twiyemeje kwigaho iteka ryose twatuzaga tubona igisubizo. Yaba njye, yaba umugabo wanjye, twese turi kureba ubuzima Marite atarimo tukabona budashoboka. Yari wa muntu umenya ko njyewe ukomeze mu gitondo na nimugoroba. Igitangaza muri iki gihe nari meze gutya, yari yabihaye inshingano yo kuza buri gitondo kumfata akanjyana ku kazi, ambwira ngo ntashaka ko ntega moto, ntashaka ko ntega taxi, mu buryo bwo kurengera umwana wanjye uri mu nda. Byagezeho kubera gukunjyana ku ishuri cyane, abayobozi bamubaza ngo kuri kuzana umubyeyi cyane, umugabo we yagiye he? Arababwira ati turi gusimburana. Muri icyo gihe umugabo wanjye ntiyari ahari. Byarenze ubwenge bwanjye, sinzi ababonye sitati yanjye mu cyumweru cyashize, naramupositinze, positinga n'impanga ye ari we mugabo wanjye, mvuga ngo icyari kiri mu mutima wanjye, abantu banyitaho bari hafi yanjye, Mana nabo kubaha uzabampera umugisha. Ayo marangamutima niyo yamfashe ndabapositinga. None Marite aransize, umwana yarengeraga agiye atamubonye. None n'abana bari kuzajya baze nibura
bakaza nkababona n'ishusho ya Marite nabo baragiye. Ubuzima mfite abana ntibakirya ntibakiryama, noneho bageze aho bavuga ko batazasubira ku ishuri, nta gisubizo mfite. None Mwana wo mu ijuru, ndakwinginze ngo ari wowe umbera byose, umberaho Marite atarari. Ducitse igikuba umuryango wose, ngewe nkanjye ndi kujya ntekereza aho tuzajya twicara nk'umuryango turi kujya inama Marite adahari. Iyo shusho ntayo ndi kubona, ariko Mana, kuko uri Imana igira neza, ukaba Imana ishobora byose, kandi twizera ko nta kibuta kiza, turakwinginze ngo uduhagararire mu mwanya wa Marite, kandi urabishoboye kuko ushobora byose. Nuko icyuho cya Marite nigisiba, tuzajye tuzamura amashimwe tugushime, kandi uduhe kwitegura, kuko ndahamya ntashidikanya ko Marite ubunyangamugayo bwe, Marite yari wa muntu ukora ikosa yabona mugiye kubipfa agahita ari wowe umunyamafuti, wowe ukaba umwere, kugira ngo amahoro arambe. Nkurikije rero ndahamya ntashidikanya, ngiye ndareba nk'umwana w'umuntu, nawe urareba nk'Imana, ndahamya ntashidikanya ko iherezo rye ari ryiza. Nanjye icyo ngusaba, mpa guharanira kwitegura ngo mu gitondo cy'umuzuko nzabonane na Marite mfite ibintu byinshi byo kumubwira, ibyo abana basigaye bavuga. Mfite umwana muto w'imyaka 4 ari kumbwira ngo mama, kuki Marite atafunguye inyuma ngo arihera na urunera bahanyure, nawe hanyure, basige inyuma harangaye, kiriya kimodoka kigwe ku modoka, ariko bo birutse. Nta bisubizo mfite. Nta guharanira ngiye n'umuryango wanjye tuzahure na Marite mu gitondo cy'umuzuko, tugirane ikiganiro, ambwira uko byagenze, nanjye mubwire uko byasigaye bimeze, tuzahure tujyane mu ijoro. Murakoze. Mwaramutse mwese, nitwa Nyirabizeyimana ahantu harite, ni mushiki wa Tuyiringire Marite. Muri aka kanya ntibyoroshye kuvuga ikintu nk'iki, inkuru nk'iyi ngiyi incanga umugongo. Mana, ntacyo kuvuga nabona, kuko Tuyiringire Marite nari bucura bwabo, akaba imfura kwa mama. Nakuze mbona Tuyiringire Marite ariwe papa. Papa ntabwo muzi kuko twabaye imfubyi turi batoya. Tuyiringire Marite niwe nakuze ari papa wanjye. Mu bushobozi yari afite ntacyo yanyimye pe. Mana, wabishimye. Yari umuntu w'ingenzi kuri twe, kandi n'abantu bamuzi bose barabizi neza. Tuyiringire Marite yari umuntu w'Imana, nta muntu n'umwe muri aba ngaba barangaha utari kuvuga ko yari ingenzi kuri we. Yakundaga Imana. Mana yanjye, byaturenze. Inkuru nk'iyi Mana, sinzi, ni amateka. Gusa icyo mwifurije ni uko Imana yadushoboza twe nk'abasigaye, kugira ngo ku munsi w'umuzuko nzamuboneho. Yari afite abana. Mana yanjye, abana be bankuriye mu maso, banyita shangazi, bari bararenze kuba abana, baba barumuna banjye. Mana ikomeye, ese ubu mvuga iki koko ko byandenze? Mana, akimara gushaka umudamu we, Mana yo mu ijuru, mu by'ukuri Demayi wacu yari intwari kuri twe. Imana itemeye yuko umuryango uzimangatana. Demayi wacu rwose twamusigaranye, niwe rwibutsa Imana idusigiye izi mpamvu. Imana
izadushoboze gukora ibyiza ku munsi w'umuzuko, tuzamubone. Umugoroba mwiza kuri mwese. Icyo navuga kuri musaza wanjye ni uko yarangwaga n'urukundo, yambaye hafi mu buzima bwanjye bwose, yambaye hafi mu burwayi nagize, yaraye amajoro ku bwanjye. Gusa Imana imwakire mu bayo, kandi nzi neza ko ku munsi w'umuzuko tuzahura. Icyo navuga ku bisengereza banjye ni abana bagiraga urukundo. Ubwo nazaga iwabo Orunera yarangwaga no kuza kumfungurira akanyambira. Imana gusa ibakire mu bayo. Navuga byinshi gusa, ariko Imana yo mu ijuru ku munsi w'umuzuko nzi ko neza tuzahura. Imana ikomeze ibakomeze, kandi mukomeze kwihangana mwese. Murakoze.